Munezero Aline uzwi nka Bijoux muri filime nka Bamenya, akaba ariyo rero asanzwe ikinamo cyangwa se ari nayo yazwiho cyane mu myidagaduro hano mu Rwanda. Kuri tariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2022 akaba aribwo yarushinze n'umuhanzi Sentore Lionel usanzwe utuye ku mugabane w'Uburayi. Yes, hanyuma rero akaba ari ibirori byari byahuriwemo n'abantu benshi cyane batandukanye kuri uyu wa gatandatu nyine tariki ya 8 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022. Yes, hanyuma rero akaba ari ibirori byabanjirijwe no gusaba cyangwa se yes, akaba ari ibirori byabanjirijwe no gusaba no gukwa mu muhango wabereye kuri Golden Garden ku Irebero. Akaba rero hakurikiyeho ibirori byo gusezerana imbere y'Imana n'amategeko cyangwa se imbere y'Imana n'ababyeyi mu itorero rya Anglikani paruwasi ya Remera. Yes, muri Kanama rero 2020 nibwo Bijoux yari yambitswe impeta n'umusore witwa Bijoux Benjamin. Yes, hanyuma rero akaba biteguraga kurushinga nyine biza kurangira bidakunze cyangwa se bitarangiye ko babana. Akaba rero ari mu gihe Lionel Sentore we uherutse gusubizwa impeta na Mahoro Anisia cyangwa se Anisia, umukobwa wiyamamaje muri Miss Rwanda 2014. Yari yaramwambitse nyine nawe impeta yo kumusaba yuko babana cyangwa se ko yamubera umugore, biza kurangira byanze. Mu 2020 rero nibwo itsinda Ingangare Lionel Sentore abarizwamo arihuriyemo na Charles Wizihiwe. Yes, ryashinzwe mu 2017 bombi nibwo batojwe na Sentore Atanazi cyangwa se umubyeyi wa Masaminore, akaba sekuru w'umuhanzi Jules Sentore ndetse na Lionel Sentore. Hanyuma rero n'abantu bakomeje kugenda bakora indirimbo nyinshi cyane zitandukanye. Tutakwirwa tuvuga ahangaha kuko murazizi cyane wenda nka bya bihe. Yes, nka bya bihe yo n'indirimbo bazwiho cyane. Twigarukire ku muhango wa Bijoux mu gihe ku munsi we w'ubukwe nyine umuhango wabereye hariya nyine i Remera, aho muri Golden Garden. Yes, akaba aribwo rero uyu mukobwa uzwi nka Bijoux muri filime ya Bamenya Munezero Aline aribwo yagize ati ndemera kukubera umugore. Munezero rero akaba yari yishimiye cyane kabisa umunsi w'ubukwe, mu gihe nyine abageni bari bamaze kugera mu rusengero rwa Anglikani paruwasi ya Remera. Yes, hanyuma rero akaba ari ibirori byari byiza cyane nk'uko uri kubibona ahangaha kabisa. Uyu mukobwa nyine yakaba nk'uko abari bamugaragiye banyuzagamo bakabyina umuziki nyine bisanzwe, uyu mukobwa nawe Munezero yanyuzagamo akawugaragaza rwose. Yes, byari byiza cyane ubwo yari yiteguye nyine gusezerana na Sentore Lionel. Urabizi yuko ubanza gufata mikoro ukabyemera nyine umugaragaro. Yes, uyu mukobwa rero yari yishimiye cyane kabisa kuvuga ijambo rimwe gusa ryari riteganyijwe cyangwa se ryari rikenewe. Uramubona ngaha kabisa, byari byiza cyane kabisa. Yes, Sentore rero nawe akaba yemeye ati nemeye kukubera umugabo w'ibihe byose. Wow, byari byiza cyane rero urabibona ahangaha kabisa. Urabibona hano arimo aramwambika impeta cyangwa se bari kumuha mikoro agira ati bivuge. Wow, abageni rero bakaba bahamya isezerano ryo gushyingirwa nyine nk'uko uri kubibona. Ari ibintu byiza cyane kabisa. Ubwo pastor cyangwa se Revera Pastor Dr. Antoine Rutayisire niwe washyingiye aba bageni bombi. Wow, Lionel Sentore rero akaba yamaze gutwikurura umukunzi we cyangwa se umugeni we cyangwa umugore we muri make, maze aramuhobera kuko biratinda.
byari byiza cyane kabisa, byari byiza. Bamenya nawe yari ahari nk'umukinnyi cyangwa se nk'umuntu bafatanyije akazi, nawe yari yishimiye ubukwe bw'aba bombi. Maze barawubyina biratinda, urabibona hano kabisa uramubona aha ngaha. Bamenya yari ameze neza cyane cyane, urabibona kabisa. Rero nibwo bari bari kwandika isezerano banarisinyira bagira ati nanjye ndabyemeye, n'undi ati ndabyemeye. Yaba Bijoux cyangwa se Aline, yaba Sentore Lionel, bose bari babyemeye. Yes, nkwibutsa yuko utarakora subscribe wabikora kuko ni iby'agaciro cyane, unakanda share ugahereza n'abandi, ni iby'agaciro cyane. Njye nitwa Jesse, uri kuri MTV Mwarimu TV.